abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana, bakwiye kubaho mu buzima bwemera kuyoborwa n'umwuka wera, kuko Bibiliya ivuga ko uhereye umunsi umuntu avutse ubwa kabiri akitwa umwana w'Imana, ntabwo abakiriwe ngo yigenge. Ubuzima bwo kwigenga buba burangiye. Iyo ushatse kwigenga bagukurura amatwi, ari byo tugiye kubona. Nuvuga ngo umutima w'Akahebwe ntushobora gukora ikosa ngo uwo mutima umurye. Ashobora kuhabwa ari umwigisha nk'uko, agasambana akajya kubwiriza kandi yasambanye, kuko umutima ntumurya, arumva afite amahoro. Umwuka wera yarigendeye, yaragiye. Agapiyesi katumaga umutima umurya mu gihe yakosheje bagatwaye, nta kigafite. Nicyo gituma rero ngo Imana ngo yabaretse ngo batunge imitima y'Akahebwe, ngo bakora ibyo bishakiye, ngo bidagadure, ngo uretse no kujya babikora bahinduke n'abafana bo gufana babikora. Umuntu rero wageze mu buzima burenga ihaniro, Imana imutoraniriza ibyo kumushukashuka. Niwo hahandi umuntu agera mu buzima wabakoze ikosa aho kugira ngo uhure n'ukubwira ibigucyaha, ugahura n'ukubwira iby'amahoro. Umuntu yaba yasambanye yakubitana n'umuhanuzi uti Imana iri mu ruhande rwawe, uzagutunga urutoke n'injya zaba rutunze we, atamena mena mena, Imana ibabarira ntaranihana we. Nta mwene wabo n'Imana uba mu isi, nta muntu uvukana n'Imana ubaho. turabashuhuje mwebwe mwese mukunda kutureba ndetse mukanatwumva kuri channel ya Evangeliste Mama Lionel. Mwebwe muri mu bihugu bitandukanye, mwebwe mudukunda, mwebwe mudusengera, mwebwe mudutekerezaho umunsi kundi, turabashimira cyane, tubasabira umugisha, tubabwira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Nkuko rero nubundi bisanzwe mukurikirira ibiganiro byacu, n'uyu munsi murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana. N'umukozi w'Imana kuko yemeye ko Imana imukoresha, ariko ni n'umwana w'Imana mu yandi magambo. Rero turakwakiriye muvandimwe, wiyumvemo ikaze. Murabona ahantu heza turi, murabona umuvuga butumwa mwiza turi kumwe, ufite ibyanditswe byera, ufite umwuka w'Imana kandi wanambaye neza. Reka manze mubwire rero ko yambaye neza, turi bigushimira. Murakoze cyane. Murakoze. Tuguhaye ikaze. Murakoze kwikaze muduhaye kuri channel ya Mama Lionel. Nanjye nishimiye kubana namwe. Uratangira utwibwira. Nitwa Evangeliste Misaga Alfred. Alfred, nizere ko umeze neza, ukwezi kwa gatanu wagutangiye neza. Meze neza rwose kuko ubutatu buri muri nge. Ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu buruzuye. Ya Imana igumugisha. Buruzuye rwose. Muri kuro kwezi kwa gatanu urumva mu kirere cy'umwuka bimeze gute? Uku kwezi kwa gatanu mu kirere cy'umwuka ibintu bimeze neza. Cyane ko ndi guhishurirwa. Ubundi iyo ndi guhishurirwa cyane ibintu biba bimeze neza. Ndabimenya kuko iyo ndimo mpishurirwa, nkicara ngahishurirwa, nkaryama ngahishurirwa, biba bimeze neza. Bimeze neza no kukishurirwa riri kumanuka buri mwanya. Ubwo bishatse kuvuga ngo iyo umuntu ari mu bihe byiza by'ubusabane n'Imana, arabyumva, niyo atari mu bihe byiza nabwo arabyumva. None arabyumva, nkatwe nkabigisha. Iyo utari mu bihe byiza uhorana ijambo rimwe. Uhorana ijambo rimwe, ukajya ushakisha ko wabona irya kabiri ukaribura, ugashaka ko wabona irya kabiri ukaribura, ku buryo n'abantu muhuye kenshi bavuga batari ko ahora mu ijambo rimwe nta rindi agira, ihishurirwa riba ryabuze. Ariko iyo uri mu bihe byiza, mu gitondo urahishurirwa, saa sita ugahishurirwa, nimugoroba ugahishurirwa, n'abakumva uhora mu mavuta mashya. Nibyo bihe rero ndimo. Ko ari abantu b'Evangeliste cyangwa abapasiteri cyangwa ababishop bitewe na titire umuntu afite, usanga iryo hishurirwa ryaragiye, aho ugasanga baragendera kuri rya jambo rimwe bavuze, cyangwa bakagendera kuri ya experience bamaze igihe bafite, kubera ko bamaze igihe barebwirije ahantu henshi, baranditse ni sava, ari ugasanga iryo hishurirwa ryarabuze, baracyagendera kuri ya experience. N'ijambo avuze ukumva nta mavuta rifite, ahubwo ukumva ni wa muntu uzi gutondeka ibintu, ariko bya bintu bikora ku mutima w'abantu byarabuze. Haba habura iki? Haba habura kwegera Imana. Ubundi iyo wegera Imana nibwo ugira ihishurirwa, kubera ko ibizo tuvuga byose tubikura muri presence y'Imana. Paul yaravuze ngo ubwo dukorana nayo biba bisaba ngo uburi hamwe nayo, uri gukorana nayo. Hari uburyo abantu bajya kure y'Imana, twe tukababona nkaho bagihara ariko baragiye kure y'Imana. Iyo ugiye kure y'Imana, amakuru mashya turuka ku Mana ntuyabona.
ugumanayo wari ufite kubera experience nyine y'ibintu wigeze ukora, ariko amashya ntuyabona. Amashya rero uyabona uri hafi y'Imana. Nta kindi kiba cyarabiteba baragiye kure y'Imana. Imana itwongerera amavuta mashya. Nukuri. Dukeneye amavuta mashya muri kuno kwezi kwa gatanu. Abantu batazanaduhararuka. Ya reka twinjire muri topic yacu uyu munsi. Uyu munsi hari topic twari turimo turaganiraho gakeya inyuma ya zino mikoro. Ubundi iriya topic ukora introduction yayo. Yaje tebanzo tubwira uko yaje na introduction yayo none uyinjiremo neza. Yego. Ni topic ivuga kubaho mu buzima bwarenze ihaniro. Ni ibihe bibiri biba ku muntu w'Imana. Hari igihe cyo kubana n'Imana neza. Iyo ubanye n'Imana neza mu gihe cyo gucumura igukorera akantu kitwa gucyaha. Ibyahishwe 3:19. Abo nkunda ndabacyaha nkabaha n'ibihano. Iyo ubayeho muri ubwo buzima bwo gucyahwa n'Imana, ukumvira kwa gucyaha kw'Imana ukava mu byikubuza, mu Baheburayo mu gice k'12:5 ubugaragaje kuri umwana w'Imana nyakuri n'ikimenyetso wemeye igihano yaguhaye ukagaruka mu nzira gushakamo. Noneho hari igihe kigera ibihano Imana iha umuntu ntibibe bigifite icyo bimutwara n'icyo bimuhinduraho. Yagukubita akanyafu ngo ugaruke mu nzira, hoya. Yagukubita akanyafu ngo ugaruke mu nzira, ati sinshaka. Irakureka ukazinjira mu gihe cya kabiri cyitwa kubaho mu buzima bwarenze ihaniro. Naho Imana noneho ikureka ntibe ikiguhana, ikareka ugakomeza gukora bya bintu wahisemo, kuko ari byo wahisemo ntubu ukibona n'akanyafu k'Imana. Aho rero tuhita kubaho mu buzima bwarenze ihaniro. Umuntu yarenze igihe cyo gucyahwa n'Imana ngo yumve, yinjira mu gihe cyo gukora ibyo ashaka ntibikimucyaha. Naho rero tugiye gusobanura. Ubwo se ni wa muntu ubwo yamaze kugira wa mutima wabaye akahebwe. Iwe turaje tugaragaze ati Yesu ati wabimenye. Imana iguhe umugisha. Ubwo bwoko bw'uwo mutima. Imana iguhe umugisha kuba waratekereje kuganiriza abantu kuri iyi sije kubaho mu buzima bwarenze ihaniro. Waruvuze ati reka tubaze twigire muri bwa buzima butararenga ihaniro. Hari ubuzima uvuga ati nta muntu wenda warubigarutse ati nta muntu ubaho mu buzima wenda bw'intungane, ariko ibyiza ari uko aba afite umwuka wera cyangwa yanakosa Imana ikamukebura cyangwa ikamukubita akajyafu igaruka ndacyagushaka mu bana banjye. Ese kugira ngo umuntu abe muri ubwo buzima Imana imucyahaho ababaye ubundi mu buhe buzima? Reka tubaze twinjire muri ubwo buzima aho muri cya gice cya mbere avuze ngo haraho Imana icyaha umuntu kubera ko uravuga ngo abo nkunda ndabacyaha. Ababayeho mu buhe buzima? Ariko nyemerera gato banze senga Imana. Yego. Kugira ngo ishwirirwa rusheho kumanuka. Yego. Turagushimiye Imana. Utwemereye kuba muri uyu mwanya w'ijambo ryawe kuri channel ya Evangeliste Mama Lionel. Bana natwe muri uyu mwanya kandi udushyigikire. Ijambo ryo riravuga ngo nitwibutsa bene data ibyo twebwe tuzikiza ubwacu twikizanye n'abatwumva. Icyo twifuza nuko twebwe ubwacu ijambo ryawe ridukiza ariko n'abatwumva rikabakiza, twese tukava imbere yawe twungutse, buri muntu wese yumva hari ahageze, ari ahavuye hari n'ahandi ageze. Ubikorere kwihesha icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Warugize uti mbere yuko umuntu aninjira muri ubwo buzima bwarenze ihaniro, yarabayeho mu buzima bwo gucyahwa n'Imana. Uwo muntu biba bimusaba kuba abayeho gute kugira ngo abacyahwa n'Imana mu gihe yakoze ikosa, acyahwe n'Imana mu gihe yakoze ikosa? Ubundi mu bintu Imana itagipfa gukora, ntabwo Imana ijya yivanga cyane mu bana batarabayo itabyaye. Umuntu Imana itabyaye ngo imwemere ivuga iti narakwibyariye, ntigikunda kwivanga mu bizabo. Ntuze kurenga aho ngaho utatubwiye kubyarwa n'Imana kugira ngo abantu batabyitiranye no kuremwa, batabyitiranye no kuremwa. Kuko abantu bose baravuga bati yo twese ntitwaremwe n'Imana. Hari uwiremye se? Hari uwo Satani yaremye se? Nibyo baremwe n'Imana, twese turi abantu b'Imana, ariko mu bantu b'Imana habamo n'abana b'Imana. Abana b'Imana rero kuboneka mu bantu b'Imana bituruka kuri Kristo Yesu. Kristo mbere y'uko aza twari turi mu bubata bwa Satani.
n'ikimenyetso muri Yohana 8:44 Yesu yigeze yitegereza itsinda ry'abantu banze kumwizera ngo bavuke ubwa kabiri. Arababwira ati mwebwe muri abaso Satani. Turi abaso Satani kandi dukomoka kuri Aburahamu. Ati hoya, muri abaso Satani. Satani niwe so, n'ibyo mukora bisa n'ibyaso. Urumva ko Yesu afasha abantu yirengagije ko ari Imana yabaremye, abahaye Satani kuko imbuto yababyaye ari ya Satani, kuko uhereye mu Edeni umuntu yacumura yabyawe n'imbuto ya Satani, bituma umuntu aba mu bubata bwa Satani. Imana rero itegura undi mugambi wo kuzabyara abantu bakitwa abana bayo binyuze muri Kristo Yesu, ntibabe bakiri abana ba Satani ahubwo baba abana b'Imana. Yohana mu gice cya mbere 12 abemeye Kristo bose bakamwizera bahise bahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngiyi inkomoko yo kwitwa abana b'Imana. Ubwo bishatse kuvuga ngo hari abantu b'Imana, hari n'abana b'Imana. N'abana b'Imana. Kubera ko bamaze kwizera Kristo. Cyane. Ibyo byatumye baba abana b'Imana. Bari mu rugo rw'Imana. Mu rugo rw'Imana. Uwo ngo uri mu rugo rw'Imana rero. Ubundi akwiye kubaho mu buzima bumeze gute? Uwo ngo rero uri mu rugo rw'Imana akwiye kubaho mu buzima. Hari icyo Paulo yise ngo imibereho y'abari muri Kristo Yesu. Iyo uri mu rugo rw'Imana ugomba kubaho mu buzima bunezeza so. No mu buzima busanzwe iyo umuntu avukiye mu muryango aba agomba kubaha ababyeyi, akumvira ababyeyi ibyo bamusaba, umubyeyi nawe akakora ibyo amugomba. Umuntu rero uri mu rugo rw'Imana wabyawe n'Imana asabwe kumvira icyo Imana imutegeka, kandi icyo Imana imutegeka ni icyo Umwuka Wera amuyoboramo. Mu Baroma 8:14 no havuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'Umwuka Wera. Abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Bakwiye kubaho mu buzima bwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko Bibiliya ivuga ko uhereye umunsi umuntu avutse ubwa kabiri akitwa umwana w'Imana, ntabwo abakiriwe ngo yigenge. Ubuzima bwo kwigenga buba burangiye. Iyo ushatse kwigenga bagukurura amatwi, ari byo tugiye kubona. Ushaka kwigenga bagukurura amatwi ntukirongo wigenge. Umuntu rero wageze mu rugo akitwa umwana w'Imana asabwe kubaho mu buzima bwo kuyoborwa n'Umwuka, ntiyemereye kuba ikigenge. Ubwo se niho Paulo yavuze ngo nyamara ubwo mumbona ngiye hano ku isi ngo ntago ari ngiye. Abagalatiya 2:20 yaravuze utubusinge uriho ni Kristo uri muri ngewe, ni uyoboye Kristo muri we. Yego, ibyo akora byose agomba kubikoreshwa n'uri muri we. Aravuga ngo nyiri mu mubiri, ngo singe ahubwo ngo nkoreshwa na Kristo. Ubwo bishatse kuvuga ngo akiri mu mubiri abakoreshwa na Kristo. Ubwo rero iyo ugiye kure ya rwa rugo rw'Imana niho hahandi kakanyafuka kugeraho. Twinjire noneho twamaze kumva ubwa buzima umuntu agomba kubamo, twumva no yagiye kure y'ubwo buzima bigenda bite noneho. Aha, nyemerera nsome icyanditswe, nsome ijambo ry'Imana hano muri Yeremiya mu gice cya 6 umurongo 16 haragira hati, Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyizeho n'abarinzi nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Abo ni abantu. Reka twongereho no mu Baroma 1:28 no hagaragaza uburyo iyo umuntu ajya kurenga ihanira uburyo bitangira. Ntabwo Imana ihita ifata umuntu imushire muri ako gasozi, bitangira kare. Abaroma 1:28 haragira hati, kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira, nigwamwa buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebanyiriza mu byongorerano, n'abatukana, n'abangana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda babo, n'intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse no kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Amen. Ngiri ritsinda tugiye kuvugaho ry'abantu barenze ihaniro.
twatangiye tuvuga ko iyo umuntu ari mu rugo rw'Imana aba asabwa kumvira Imana, ariko kuko asabwa kuyumvira cyambaye umubiri, hari igihe bishoboka ko akora ikosa. Iyo akoze ikosa, ikintu Imana imukorera nk'ikimenyetso cy'uko imukunda, iramucyaha. Utunyafu tw'Imana tuba mu bwoko bwinshi. Hari abikubitisha akanyafu k'uburwayi, hari abikubitisha akanyafu ko kwirukanwa ku kazi, hari abikubitisha akanyafu ko gusuzugurwa n'ababubahaga, hari abikubitisha akanyafu ko guhomba utuntu bacuruzaga. Utunyafu tw'Imana tuba mu bwoko bwinshi, ariko twikadukorera kugira ngo umuntu atwumvire mu ijwi ry'Imana, agaruke mu nzira Imana imushakamo, kubera rwa rukundo. Imana iyo umukunda ivuga uti mwana wanjye sinshaka kutana. Kristo ati naragupfiriye mwana wanjye, waramvunye nakumeneye amaraso, aho kugira ngo nguhombe ahubwo wahomba utwo ufite, ariko nkabona ubugingo bwawe ari buzima. Imana ikamucyaha gutyo. ubwo Imana icyaha umuntu bitewe n'impamvu runaka, impamvu yabayeho Imana ireba ikabona arashaka kujya kure yayo. icyo Imana ishaka si uko agatunganirwa, ahubwo icyo Imana irinze ni ubugingo bwe, nibwo ishaka. Niyo mpamvu haturutse rya jambo abantu benshi bakunda kuvuga ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombye mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ubugingo bwawe bugakomeza bukaba buzima. Ubugingo buruta ubutunzi, ubugingo buruta imyambaro, ubugingo buruta abana, ubugingo buruta byose. Niyo mpamvu byose wabibura, ariko ubugingo bukaba buzima. Ko ari abagenda Imana wenda ntinabakubite kuri utwo tunyafu, ariko wenda umutima ugahora akabura amahoro yo mu mutima, ntibigaragare mu by'ubuzima bwa buri munsi nk'utwo tunyafu twita tugaragara. Ariko hari undi ushobora kugenda umutima ukazajya umukomanga, ukabona agenda mu muhanda ameze nk'uwacanganyukiwe, nako kaba ari akanyafu k'Imana, kubera ko hari igihe ubona umuntu yabaga mu rugo rw'Imana yaruvamo ukabona yabaye nk'umusazi. Ubundi mu rugo rw'Imana habamo n'ibibyarwa, ntabwo habamo abana gusa, habamo n'ibibyarwa. Ibi bibyarwa rero iyo bikoze amakosa kenshi ushobora kubona Imana itiriwe inabikurikirana. N'uwikurikiranye gatoya ahita avuza urwamo, urankubita warambyaye. Ni nka kwa kundi ufata umwana wareraga nko mu muryango umufasha, wamunyuzaho akanyafu kamere zimuzuye, urankubita warambyaye, ujya gukubita wabyaye. Hari abantu babayeho gutyo, Imana ikubita akanyafu tuzakubita wabyaye. Iyo rero wihakanye Imana, Kristo aravuze ngo nimunyihakana nanjye nzabihakana. Nahita kwihorera kuko ubugaragaje ko utari umwana wayo. Uwo niwe muntu ushobora kugira amahoro kandi yanakoza amakosa twabonaga kwaba mu by'Imana. Ariko umwana w'Imana by'ukuri ni wowe uwo wavugaga niyageze hariya nta mahoro agira. Petero yaravuze mu rwandiko rwe rwa kabiri mu gice cya kabiri were kuri 20, yaravuze ngo bene uwo muntu wari uri mu rugo ari umwana w'Imana, gusubira inyuma kwe bimuteza akaga kanyuma karusha kambere kuba kabi. Ntagira amahoro, umutima uhora murya, ibyo akora byose yumva adatuje, ararya kumva ntibiri kumanuka, araryama kumva ibitotsi biri kubura, arambara kumva ntaberewe. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko kiri muri systeme y'Imana, nuko utagira amahoro wakoze amakosa. Waruvuze ngo hari umuntu ukiri muri systeme y'Imana. Ijambo nasomye yavuze ati mubaririze inzira za kera. Muzibaririze. Ni izihe izo nzira za kera? Aha. Ubundi mbere yuko umuntu ava mu nzira yarayirimo, mbere yuko umuntu ajya mu nzira y'ubuyobe, hari y'ukuri yari yavuyemo. Iyi Imana ivuga ngo tubaririze inzira za kera, ni urufatiro rw'agakiza rw'umuntu. Ubundi kugira umuntu yitwa kwakijijwe hari uburyo abakijijwe. Haba hari fondasiyo, haba hari urufatiro, aba yarumvise akizera, hari ibyo aba yarigomwe, hari ibyarindamuye, aba yarahinduye igihombo. Kugira ngo umuntu yitwa kwakijijwe ari mu gakiza, hari byinshi aba yarigomwe kugira ngo yinjire mu nzira ya Kristo, ariyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Uyu muntu rero Imana ibwira kubaririza inzira ni wa muntu umaze kutana ayivuyemo, asubiye ku byo yari yaranze, asubiye mu mwijima yari yarawuvuyemo, yarageze mu mucyo, atangiye kugira imyitwarire yari yararetse kera. Uwo ni Imana ibwira iti mwana wanjye wabaririje inzira za kera ko ntacyo zari zigutwaye. Pawulo niwe wigeze abwira Abakorinto, arababwira ati ariko rero nimureke umuntu wese agomba kuba aragihamagarwa, kuko ndabona mutangiye gutandukira.
yigeze abwira abagarati ati ninde wabaroze mwabapfapfamwe mwatangiye muri mu mwuka none ndaje sanze muri mu mubiri umuntu wabaroze ninde mwasubiye ku rufatiro kuri za nzira za kera mugasubira ku mwimerere w'agakiza ngaha hantu rero Imana iri kubwira abantu gusubira mu nzira za kera ni muri rwa rufatiro rwari rwarubatswe rwa mbere rwatumye bakizwa niba iri kubabwira uti musubireyo musubire ku rufatiro tukiri aho ngaho uri burajyana ahandi hantu heza uravuze ngo babaririze inzira za kera iyo urebye nkaho umubwiriza butumwa iyo urebye ubona abantu kuri iki gihe wenda tuza kwinjira muri wa mutima wabaye akahebwe ubona kuri iki gihe za nzira za kera uko abantu bahamagawe ubona barimo barazibariza ngo bazisubiremo cyangwa barimo bararushaho kugenda ahubwo bagana muri wa mutima wabaye akahebwe ubuhanuzi bwadusohoyeho bwa Pawulo yahanuye Pawulo yahanuye ubuhanuzi bukomeye muri Timoteyo urwandiko rwa 2 mu gice cya 3 umurongo w'9 yarahanuye aravuga ngo mu bihe by'imperuka abantu benshi icyambere baziyita uko batari kwita uko umuntu atari n'ukwiha izina ritari iryo adafite akita umukristo kandi ari umupagani akiha titire kandi ari indushyi itanamukwiriye avuga ko abantu benshi bazaba biyita uko batari icyo ni icyambere icya kabiri avuga ko bazaba bayobya kandi bayobywa ngo abantu bazarushaho kuba babi biyita uko batari bayobya kandi bayobywa aha rero ntabwo navuga ko bari kugenda bazibaririza ngo bazisubiremo ahubwo bari kuzivamo kurushaho bari kugenda barushaho kuyoba ubuhanuzi bwabasohoyeho aho kugaruka ku rufatiro ahubwo bari kugenda n'akari gasigaye bagasohokamo benshi barabayobeje benshi kabisa ese bwo ngubwo ntari abantu bafite titire nk'izo ufite n'abandi barenze kuri titire ufite barimo barayobya benshi nibo batwangisha ubundi kugira ngo ubuyobe bugire imbaraga nuko buba buyobowe n'umuntu ufite imbaraga nawe ubuyobe buyobowe n'umuntu udafite imbaraga nta kintu bwatwara abantu umuntu winjije ntiyayobya abantu umuntu utarasomye ntiyayobya abantu ngo abishobore baravuga bati iriya ninjije ntimwumve ibyo avuga ariko umuntu w'umunyabwenge aravuga uti icyo avuze cyose mucyemere nanabita ibigoryi mu byemere buriya niko ejo yabyize kuko ni umunyabwenge turamuzi icyo abantu bazize umubare munini w'abantu bari bafite bagirirwaga icyizere ko babaha ibizima bakaba bari kubaha ibipfuye reka tujye noneho muri wa mutima wabaye akahebwe abantu umuntu kubaho mu buzima bwarenze ihani Imana ikubise umuntu akanyafuta mwana wanjye garuka mu nzira ya kera umuntu ati ntayo ngarukamo ntuyigarukamo ati sinyigarukamo Bibiliya yatubwiye iti mutumaho n'intumwa ni mumumbwirire ati hoya nawe sinkumvira timva imbere wa munyamutwe we wa munyamitwe hari n'igihe tubwiriza nk'uku uduteza amatwi atwumva akavuga uti muba muhazi mwagiye muvuga muba mwahazi wenda utararenga aho ngaho evangeliste ni wasanga ari ibikomere uwo muntu afite bitewe nuko wenda ashobora kuba yararinze haniro ariko twizere ko hari nitwiza tuvuga ko bose abantu bose bigisha ari abanyamitwe ariko tubanze tunatekereze ngo ntihari igihe yaba yarahuye n'abanyamitwe akaba nawe nta cyizere kigufitiye cyangwa yarahuye hari na bene wabo n'abandi bagiye batanga ubwo buhamya yuko bahuye n'abo banyamitwe akaba ariyo mpamvu atakwizera ko hari igihe ushobora kubaririza amakuru ye wenda ukamenya ko yagiye mu ntege nkeya ukaba wazana ubwo buhanuzi cyangwa waza umubwira gutyo ariko ari uko wabarije amakuru nta n'ikimana yakubwiye iteraniro nigishije muri iyi minsi nababwiye ko mu ngaruka tubanye nazo uyu munsi umuhanuzi w'ukuri asigaye ahanura tukamupinga twamwitiranyije n'abatubeshya kubera ko abatubeshya batubeshya igihe kinini bituma n'uvuze iby'ukuri dusigaye tumubona muri ya shusho ya wa muntu ya babandi batubeshya niho uhereye ugira uti birashoboka ko bamwe ari ibikomere nibyo koko hari igihe umuntu ababana n'ibikomere ubushize ikiganiro twakoze n'ubundi kuri cano twabwiye abantu ko ubwinshi bw'ibikomere abantu bafite butuma icyo uvuze cyose atonekara iyo umuntu yakomeretse cyane aho ukoze hose arababara naho ndababaye nicyo gituma ijambo ryose umuntu avuze hari uryumva agahita akomereka ibikomere abantu batewe n'abantu bari bafitiye icyizere nabyo bishobora gutuma batumva ibyo turi kuvuga navuga nk'uko batesi babanyamitwe se nawe araje bamara kabiri se ejo ntarabagiye nk'uko bene bo bagiye se ntarabatangiye guteka imitwe byo ndabyemera bishobora kuba ibikomere
ariko ab'Imana ihanira kugaruka mu nzira ntabwo bakabaye bayinanira bitwaje ibizi bikomere cyane ko n'inzira ibereka kugarukamo baba bazi neza ko nabo bayivuyemo. Nta yindi comment umuntu yakabaye ashyiraho mu gihe Imana iri kumukubitira kugaruka mu nzira. Iyo rero umuntu abayeho muri ubwo buzima yakiri umuntu muzima ukiri muri system, Imana imukubita akanyafati ndabyemeye akagaruka mu nzira, Imana ntibikimukubita. Ariko ugiye kuba mu buzima bwo kurenga ihaniro atangira muri ra jambo twasomye muri Yeremiya, nimugaruka mu nzira ntayo tugarukamo, ikamuteza akarwara, nushaka uzanteze nimeze ite, ikamuteza igihombo mu kazi, ati nushaka bizagende bishira, agahindura business agahatiriza paka. Igihe rero kijya kigera mu Baroma aho twasomye mu gice cya mbere ngo nicyo gituma Imana igeraho ikabareka ikavuga uti yo mwakomeje kwinangira. Mu Itangiriro 6:3 haravuga ngo ntabwo umwuka wanjye azahora ruhanya n'abantu. Ubundi Imana igiye gushyira abantu ku gasozi ko kuba Akahebwe, ibanza ikabatwara umutungo wayo. Umutungo w'Imana umuntu agira n'umwe gusa nta wundi. N'abadukurikiye kuri cano Mama Lionel babyumve, umutungo w'Imana tugira n'umwe n'umwuka wayo. Iyo umwuka w'Imana utuvuyemo tuba turi inyamaswa nk'izindi, tuba turi ibisimba nk'ibindi. Na Petero aravuze ngo baba bahindutse inyamaswa abantu. Imana rero igutwara umutungo wayo mbere yuko ikwinjiza mu buzima bwo kuba Akahebwe. Abo ku bwa Nowa ivuze ko umwuka wayo utazahora ruhanya n'abantu yarawubatse, bahinduka Akahebwe, batangira ubusambanyi bw'indengakamere kuko Yarabaretse bakora ibyo bahisemo. Icyo gihe rero Imana iraza nk'uko twebonye mu Baroma ikavuga uti yo reka mbakureho umwuka wanjye. Mu Byahishwe 2:4-5 haravuga ngo niwibuka aho wavuye ukagaruka, nutabikora vuba nzaza ngo twari igitereko kitabaza ngikura hacyo nutihana. Urumva ko nisezerano umuntu aba afite ko nakomeza gutinda kugaruka mu nzira Imana izamutwara igitereko kitabaza. Abadukurikiye barakibatwaye, ntabwo Imana yaje uwo munsi ngo ihite igitwara, yabanjira yibateguza. Iyo rero igihe kigeze Imana ikagutwara igitereko kitabaza, igusigira umutima wabaye Akahebwe. Uyu mutima wabaye Akahebwe uteye uti n'umuntu udukurikiye kugira yumve niba ufite cyangwa atawufite. Ntabwo umutima udashobora kukurya wahemutse. Ushobora gukubita umuntu ukamumena umutwe kandi ugakomeza ugaseka yajya n'ababarati baba rufite igihe. Ushobora guhemukira umuntu mubana mwaryama nijoro agasinzira kandi uwahemukiwe akarara kanuye akavuga uti nk'ubwo uri gusinzira n'uburyo wampemukiye ati rarukanuye ufite igihe. Nuvuga ngo umutima w'Akahebwe ntushobora gukora ikosa ngo uwo mutima umurye. Ashobora kuhabwa ari umwigisha nk'uko agasambana akajya kubwiriza kandi yasamanye kuko umutima ntumurya, arumva afite amahoro. Umwuka wera yarigendeye, yaragiye. Agapiyesi katumaga umutima umurya mu gihe yakwasheje bagatwaye nta kigafite. Nicyo gituma rero ngo Imana ngo yabaretse ngo batunge imitima y'Akahebwe, ngo bakora ibyo bishakiye, ngo bidagadure, ngo uretse no kujya babikora bahinduke n'abafana bo gufana babikora. Hari ukuntu umuntu akora ikintu agahinduka n'umwarimu wo kwigisha abagikora, agatangiza n'amashyirahamwe yo gufana babikora, agashyiraho utugurupe rwo kwamamaza ibyo bintu, ngo aba yarinjiye mu cyo bita ubuzima bwarenze ihaniro. Iyo rero agezaho ikindi kintu gikomeye giteye agahinda Imana imukorera mu rwa 2 rw'Abatesalonike mu gice cya 2, iyo dusomye duhereye ku murongo waho w'10, Bibiliya iravuga ngo kuko banze kugaruka mu nzira y'ukuri bagahitamo gukomeza kugendera mu y'ikinyoma, nkababwira nti mwaje mu nzira y'ukuri bakanga, nicyo gituma nanjye nzahita mboherereza ibibashukashuka. Ako rero niko kababaza, kohererezwa ibibashukashuka bivuye ku Mana, byateguwe n'Imana. Iri jambo iyo turigeze abantu bakunda kwibaza batari kubwo Imana nimushaka gutuma kuyitekereza nk'Imana y'ingome ko ahubwo binateye n'ubwoba. Binateye n'ubwoba. Ari tuvugutize koko Imana uburyo tuyizi, Imana yera, Imana yinkiri ikijijwe dukuraho agakiza. Ubundi uvuze Imana egara urukundo, gukiranuka, Imana urukundo koko.
igategura koherereza umuntu imushukashuka. Abadukurikiye kuri channel Yabaye Lionel, si ubwa mbere Imana yabibikoze. Umugabo witwa Habu yigeze agira ishyari ry'uruzabibu rutarurwe, nabo tararumwima, biramubabaza. Yari afite umudamu witwa Yezebeli, yari afite amadayimoni menshi. Aramubwira uti byihorere ndaruguhesha. Hari abantu bigira intwari mu bibi, ibyananiye abandi bakumva ko bazabikora. Yarumuhesheje bagombye kwica Naboti. Naboti amaze gupfa, Imana yari irahiriye inyuze mu kanwa k'umuhanuzi, iravuga ngo ahimbwa zirigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira Yahabu. Imana ishaka inzira yo kubinyuzamo. Inzira rero yakoresheje, habayeho inama. Ninde washukashuka Ahabu akajya ku rugamba bakamwica? Abo mwisi barabyumva. Imana iri gushaka umuntu wo gushukashuka, ntabwo twabikora. Ikuzimu habaga itsinda ry'abera ryari rikibabohewe. Imana iri gushaka umuntu wo gushukashuka ati hoya. Mwijura abamarayika ati hoya, ntabwo twajya gukora iki kiraka. Haboneka umwuka ahagarara imbere y'Imana. Ntabwo ari umwuka wera, umwuka wera ntakora ibibi. Ni umwuka mubi ukomoka ku itsinda ry'abamarayika Imana yirukanye bivumbuye mu ijuru. Bamwe bafashije Satani guhangana n'Imana bakabirukana, kuko bose bakorera Imana mu buryo butandukanye. Paulo yarabivuze mu rwa kabiri rw'Abakorinto, mu rwa kabiri rwa Timoteyo, mu gice cya 2:20, yaravuze ngo mu nzu y'inyumba Imana ibifite udukoresho twose, utwo gukoresha iby'icyubahiro n'utwo gukoresha iby'isoni nke, bitewe nuko yitoje. Gira umukandida wo gukora ibibi, iyo wabonetse ikiraka cyo gukora ibibi uragikora. Gira umukandida wo gukora ibyiza, iyo haje ikiraka cy'ibyiza uragikora. Abadukurikiye babyumve ko ari uko Imana ikoresha abakozi kugera ku rwego n'umurimbuzi baramuremeye kurimbura. Iyo wabonetse kurimbura imuha ikiraka atakazi kawe kabonetse. Haboneka kugambana, Yuda ati we wari usanzwe wiba, ikiraka cy'abagambanyi cyabonetse, ngwino ugambane n'uwo bibereye. Uwo mwuka rero arahagarara avuga uti ngewe ko kazi ndagakora. Uragakora gute? Ndinjira mu bahanuzi bose bahabu mpinduka ikinyoma, bamubeshye ko azatsinda. Umwuka azavuye imbere y'Imana, Imana ivuze ati yo amashyi barayakoma batako kazuzagashobora. Ntiyaje aramushukashuka, uzatera utsinde, tera uzatsinda. Habatamena Imana iri mu ruhande rwanjye. Urebe ingorane dufite nuguhabwa ubuhanuzi buhabanye nuko umuntu arakabwishimira. Ubundi umuntu muzima mu bintu bimufasha kugenzura ko umuntu uri kumuhanurira yavangiwe, nukubona ari kumubwira ubuhanuzi bwiza kandi abizi ko ari ingegera. Nge nigeze nkora ikosa rimwe, njya gusenga narikoze, mbizi ko narikoze. Ngeze mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi atangira guhanurira abantu iby'amahoro kuko nta kibazo bafitanye n'Imana. Mu mutima ndagambirira ndavuga nti nampanurira ibyiza, ndahita mbisesa mvuge nti yaravangiwe n'ikimenyetso dora mbwiye ibyiza kandi ndi mubi kandi mbyiyiziho. Ngize umugisha, umuhanuzi angezeho, abandi yababwiye ibyiza, yarankubise igufa ry'umugongo yararivunnye. Ati mwana w'umuntu urananiye. Ndavuga ntaho niterebye rwose, umbwiye ibihuje nuko agize gute meze. Ntabwo nsheshenze, mpita mbona ko Imana itari kunsheshenga. Iyo ndi mubi mbwira ko ndi mubi, naba ndi mwiza ikambwira ko ndi mwiza. Ariko ntukabona umuntu bamubwira ibyiza azi ko ari mubi, abameze nk'umugabo wambaye ingutiya ari kugenda aseka ngo yaberewe. Naberewe kandi yambaye ingutiya. Bamuhaye ubuhanuzi butari ubwo arabwemera. Ahabu yishimira ko azatera agatsinda kandi azi ko ari umugome yavushije amaraso. Haboneka umuhanuzi w'ukuri witwa Mikaya, ati nge mbonye agatwe bazakamera. Ati iki kigabo we, iki kigabo nta bizima kivuga. Baramukingiranye ariko agatwe Ahabu barakamennye. Umuntu rero wageze mu buzima burenga ihaniro, Imana imutoraniriza ibyo kumushukashuka. Niwo hahandi umuntu agera mu buzima wabakoze ikosa aho kugira ngo uhure n'ukubwira ibigucyaha, ugahura n'ukubwira iby'amahoro. Umuntu yaba yasambanye yakubitana n'umuhanuzi uti Imana iri mu ruhande rwawe, uzagutunga urutoki rinjye azaba rutunze we. Atamena Imana ibabara ntaraniha nawe. Nta mwene wabo n'Imana uba mu isi, nta muntu uvukana n'Imana ubaho. Ku Mana ukiranuka niwe mukiranutsi, ukunda Imana n'umenywa nayo, uyubaha agakora ibyo ishaka niwe yemera. Ibindi nugushyeshyenga.
ngubwo ubuzima bwo kubaho umuntu yararenze ihaniro nuko agera ku rwego Imana imwoherereza imushukashuka narwo akazaruvaho akagera ku rwego rwa nyuma tugiye gusorezaho rwitwa gutwikururwa umuntu akagirwa akabarore Imana ikamukina ku mubyimba icyo yatinyaga kimugezeho kuko mu gihe cyo gushukashukwa nta muntu upfa gukeka umuntu kuko ububwirwa ibyiza ubu nacuruza ukunguka kandi wiba uba ukora business ugatera imbere kandi urya ruswa kuko ni igihe cyo gushyeshyengwa ni uguhabwa utuntu twiza nyine tumwereka ko n'Imana imwemera kandi agiye kuzagagara nicyo gituma ntawe ukumenya nugize ngo arakwishyiramo baravuga bati muramenye muzavuge n'abandi umwana w'Imana Imana iri kumuteza imbere ubwo nishyari mwamugiriye kuko ni igihe cyo gushyeshyengwa ariko iyo urwo rwego ruvuyeho haza urwa nyuma igitabo cy'imigani 1:23 nimuhindurwa n'imiburo yanjye mbasukaho umwuka wanjye ariko narabahamagaye muraninira mbacyashye muranga mbabwiye mugaruke mu nzira muranga nicyo gituma rero nanjye ngiye kubakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho icyo gihe rero Imana itwikurura umuntu ibyari ukumushyeshyenga bikavaho akabika kamenywa na bose niho hahandi uzasanga umuntu amarorerwa ye yose yagiye hagaragara abantu bifashe mu mutwe batiye ati mu bantu haba amabanga we ati we ntawe ari kumukeka we burya igihe cyo gutwikururwa kiba cyageze abahindutse akabarore Imana ibigiye kumukina ku mubyimba icyo yatinyaga kimugezeho turagira inama abantu badukurikiye kuri channel Yarabaretse Lionel bumvira Imana hakiri kare nibabwira kugaruka mu nzira bazigarukemo hakiri kare bataragera mu buzima burenga ihaniro hari abo Imana yabwiye bageze muri bwa buzima burenga barahari benshi bamaze kubugeramo barahari hari abari muri cya gice barimo barashyeshyengwa hari abatangiye kuba akabarore abo bantu urabagira inama ki inama tubagira ubundi mu bintu bigendanye no kurwara bigira ibyiciro hari ugufatwa hari ukuremba hari no kugenda ukagera muri urgence iyo umuntu agifatwa yijyana kwa muganga iyo umuntu yarembye bamujyana kwa muganga no mu buryo bw'umwuka niko bimera hari ahantu umuntu agera ubwe ntabe yabakijyana kwa muganga niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko kubahindura abashya bigorana bene abo bantu ntibaba bakijyana kwa muganga ntiyakisengera ngo bishobore kireka habonetse abamuheka bakamusengera icyo twe rero twabasaba abadukurikiye bagasanga barenze ihaniro bari gushyeshyengwa babaye akabarore nibitabaza abantu b'Imana bakiri bazima batarapfa kuko umuzima ni uzura intumbi nta ntumbi izura yindi iyo umuntu yapfuye akeneye umuntu ugihumeka ngo amuzure uwaguye akeneye ugihagaze ngo amubyutse yongera hagare ku maguru abiri nibatugane nibatugisha inama tubafashe tubakure muri urwo rwobo bagiyemo kuko nta hantu habi batabonye ababafasha bahabakure bazahagagarira kuko bo ntitwibwira ko hari icyo bakimarira ngo bahave niyo nama twabagira urakoze cyane tugana ku musozo wabaha nimero zawe rwose noneho wamara gutanga izo nimero ukahita ubasengera kubera ko n'isengesho bararikeneye n'iryo sengesho bararikeneye ryo kuzura amagufa yumye rega aba bantu Imana ibafata nk'abapfuye bapfuye bahagaze yabwiye Sarudi arabibwira uti ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi habo bantu bagenda barapfuye ariko iyo tuvuze ijambo nk'iri ry'ubuhanuzi kwari ukugira ngo amagufa yumye yongera abeho abakenera ko twabafasha hirya yuko bamaze kumva ikiganiro baduhamagara cyangwa bakatwandikira kuri nimero zacu 0784 52 47 0784 inikurikirana 52 47 Imana ibaho umugisha reka tubasengera Imana amen Mana nziza ijambo ryawe nirizima niryera uduhaye ubu butumwa bwo kubwira abantu ko hari igihe kigera umuntu akabaho mu buzima bwarenze ihaniro ni igihe uhamagarira umuntu kuva mu nzira yayobeyemo akakubwira ati ntabwo nzayivamo ukamubwira utari ko wagarutse mu mwanya ngo ushaka amati simbishaka ibi byabaye kuri bene Eli bageze ku rwego barenga ihaniro
Bibiliya iravuga ngo bagera ku rwego n'imiburo ya se batakiyumva, ngo kuko Uwiteka ashakaga kubica bari bararenze ihaniro. Dusengeye umuntu wese wumvise aya magambo, hari uriho mu buzima bugicyaho akumva, ukomeze umuha uwo mutima wo kumva no guhindukira akamenya icyo umushakaho. Dusengeye wari ugeze mu buzima bwo kurenga ihaniro, nace bugufi yinginga abakiri bazima bamusengere, bamugire inama, bamwereke inzira nyayo agomba kunyuramo akava kuri uwo musozi wo gushyeshyengwa. Kuko iyo umuntu awugumyeho ahinduka akabarore, iyo umuntu awugumyeho bamukina ku mubyimba icyo yatinyaga kimugezeho. Kandi n'uwamaze kuba akabarore ye kwihagararaho amanika amaboko avuge ngo ndebe, ubikorere kwihesha icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen.